Mugisha Samuel umwana w'imyaka 19 wo mu karere ka Nyabihu hariya ku Mukamira, umwana batangiye bakodeshereza igare kugira ngo bareko bazakina umukino w'amagare, bikaba birangira siga amahanga hazamuka. Byaranshimishije cyane kuko ni ibintu nari nshaka kwitwara neza muri Tour du Rwanda, bigezeho nshimira n'Imana yatumye mbigeraho. Amufanye nyine biradushimisha ko yamamaye akanakina neza akamenyekana. Noneho Mugisha namaze kumenya Mugisha noneho bisumbaho kurusha uko nari mbikunda, kuko nabonye abasore ba hano iwacu batangiye kuduhesha ishema. Mbese umuntu wanshimishije cyane ni Mugisha Samuel. Ni ikintu cyanshimishije nuko ari umwana ukiri muto yakinye Tour du Rwanda akigaragaza cyane kurusha abandi bantu bose bari basanzwe mu bayikina. Twabyakiriye neza, turishima, dushimira na Mugisha, dushimira n'abayobozi kuko aribo bagira uruhare cyane kugira ngo agere kuri iriya ntambwe. Byaranshimishije kuko nari mbishaka cyane, bigezeho numva ko ninagerayo ngomba gukora cyane kugira ngo nzabone ibindi birenze remishinda. Twarasinye ariko ndakeka nabo bari inaha barambonye, bafite ukuntu bambonyemo, nanjye nakoraga cyane kugira bibashe kubereka ko ngezeyo hari ikintu nakora. Kwa nanjye nari mbishaka cyane, niyumvisha ko ngomba kujyayo nakora cyane. Ikintu tumugeraho inama ni ukwitonda mu mahanga ni mu mahanga, kandi cyambere ni ukubana n'abantu amahoro. Nicyo kintu gikemura byose, ari mu kazi, ari mu mibanire n'abantu. Iyo umuntu abanye n'abantu neza agakunda umurimo akora, byose abigeraho, akanasenga Imana. Barabyishimiye cyane kuko nawe yari abishaka, kuko namubwiye ko ngomba kuzaba professionnel, akishima ko ndi gukora cyane. Kuba yari yaransabye kurira podium muri Tour du Rwanda nabyo biramushimisha cyane. Ni ukuvuga ko ibyo nakoraga ndi inaha ntago kuba mbonye ikipe bivuze ngo ndarekeye ibyo nari nshaka ndabibonye. Ni ukuvuga ngo ngiye kugenda gukora cyane kugira ngo nzabashe no kujya mu kipe nkuru. Byarakize, harabura akantu gatoya cyane ariko nditoza nta kibazo. Mu rugendo azagira amahoro kandi ajya asenga Imana. Gusa tuzajya tuvugana iterambere ryabayeho ku matelefoni, tuzajya tuvugana, tumwifuriza intsinzi yo gutsinda no hanze kugira ngo ajye yigaragaza hose. Twabyakiye neza cyane kuko ntago ari kuri we gusa, urukumva ko yahesheje ishema akarere ka Nyabihu n'igihugu cyose hamwe. Ni ukubikora tubyitayeho, tubishizemo ingufu ngo byose twabigeraho, ngo tugiye tubishiramo ingufu tubyitayeho. Ikintu nababwira, nabashimira abafana b'inaha barababonye baritanze cyane, nanjye bakampa imbaraga. N'ubutaha bazabigenze ko barusheho, nanjye ndabizeza ibindi byiza cyane umwaka utaha. Gusaba ababyeyi banjye kuja bankodeshereza n'igare nkajya ntembera nanjye mu muhanda nitoza, nino nanjye ejo nangwa ejo bundi nanjye nkazaba umukinnyi wa Tour du Rwanda w'ejo hazaza mwiza. Ikintu nabashishikariza ni ugukunda siporo, bakayikora bayikunze, kuko iyo ukoze ikintu gikunze kikugeza kuri byinshi. Siporo mfite imyaka nk'12 nigeze gutsinda ahantu kwiruka muri siporo, batwohereza muri Canada ariko kubera ubuturage no kutabimenya mu rugo barabyanga, ariko abandi twari kumwe baragiye. Ndumva na papa wakuna siporo, mbese muri make amaraso yacu twese ni siporo, ngira ngo abikura kuri twese. Iyo umuntu abanye n'abantu neza agakunda umurimo akora, byose abigeraho, akanasenga Imana.